Dore ikinyoma amadini n'amatorero dusengeramo n'ahandi hantu henshi abasenga bari mu isi bahishwe kandi bahinduye ukuri. Iki ni ikinyoma abantu benshi bagendeyeho kandi bubakiyeho ubuzima bwabo kandi bazi ko aricyo kizabahesha ubugingo buhoraho. Niyo mpamvu uyu munsi wa none ngiye guhinyuza ibintu bimwe na bimwe isi yubatseho cyangwa abantu bamwe na bamwe bizera, kubera ko ibyo bintu nta hantu bihuriye n'ijambo ry'Imana. Muhaye ikaze muri kino kiganiro sobanukirwa agakiza nyakuri igice cya kabiri. Uyu munsi ngiye kukubwira ikinyoma amadini n'amatorero ari mu isi yagiye abwira abana babeshya. Uyu munsi wa none abantu bakaba babayeho mu kinyoma cyahinduwe ukuri, kubera ko nta hantu gihuriye n'ijambo ry'Imana. Abantu benshi bazi ko ubugingo buhoraho bazabuheshwa n'imirimo myiza bakora, ariko nagira ngo ubwire wowe uyu munsi wa none niba uri umukristo, nagira ngo ubwire ko ubugingo buhoraho butabonerwa ndabisubiramo, nibubonerwa mu mirimo myiza. Ubugingo buhoraho bubonerwa mu kwizera umwana w'Imana ari we Yesu Kristo. Ndifashisha ijambo ry'Imana abantu benshi mwagiye mubwirwa, ariko iryo jambo nimwumva icyo rivuze nimwigeze munarisobanukirwa. Iyo usomye ijambo ry'Imana ugasoma icyanditswe kiboneka mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Yohana ibice 3:16, hari ijambo rivuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Uyu munsi Yesu usobanukirwa impamvu Imana yatanze umwana wa Yesu Kristo. Imana yamutanze kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo azahabwe ubugingo buhoraho. Ntabwo imirimo myiza ari izaguhesha ubugingo buhoraho. Imirimo myiza izagorerwa abantu bayikoreye, kandi nabwo bayikoze bakayikora barabanje kwizera, kuko imirimo yose wakora utizera yose nagira ngo umenyeshe ko nayo ari imfabusa. Ariko imirimo myiza si izahesha abantu ubugingo buhoraho. Ubugingo buhoraho bubonerwa mu mwana w'Imana Yesu Kristo. Ijambo ry'Imana avuga ngo ufite uwo mwana niwe ufite ubugingo buhoraho. Ubugingo buhoraho ni ubugingo bubonerwa mu mwana w'Imana Yesu Kristo. Iki kinyoma abantu bagiye babeshya. Uyu munsi muzi ngo murimo murakorera ubugingo, muzi ngo murimo murabusengera, bamwe muvuga ngo Imana iburinde. Ntabwo Imana irinde icyo yaguhaye. Imana icyo yaguhaye yarakiguhaye, nta cyakigukuramo. Nagira ngo ubwire ngo ubugingo bubonerwa mu kwizera umwana w'Imana Yesu Kristo. Sohoka mu kinyoma umazemo imyaka n'imyaniko uzi ngo imirimo urimo urakora ngo nizaguhesha ubugingo buhoraho. Wakora imirimo myiza rwose pe, ni na ngombwa cyane kubizera, ariko nagira ngo ubwire ko imirimo myiza atari izahesha abizera ubugingo buhoraho, ahubwo abizeye bose bazahesha ubugingo buhoraho babiheshejwe no kwakira umwana w'Imana Yesu Kristo, agahinduka akabahindura uwo ari we, agahinduka uwo bari bo. Rero uyu munsi wa none nagira ngo ubwire ngo Yesu icyo yakuzaniye ni ubugingo buhoraho. Uyu munsi umwizere, ubugingo uraba ubwakiriye. Uyu munsi umwakire, ubugingo uraba ubwakiriye. Naho imirimo myiza ntabwo rwose yakwinjiza mu bwami bw'Imana. Iyo biba imirimo myiza ari yihesha ubugingo buhoraho abantu bayikora, ntabwo Yesu Kristo yari kwirwaza mu isi ngaze gucungura umwana w'umuntu. Ubwo imirimo myiza yari kubihagije kugira ngo umwana w'umuntu abone ubugingo buhoraho, ariko kubera ko imirimo myiza atari yihesha umuntu ubugingo buhoraho, niyo mpamvu Yesu Kristo yaje akajya ku musaraba akabambwa kugira ngo bamburwe, akanyura ahantu hakomeye habi. Inzira wari kugenda y'umusaraba Yesu yarayigenze, ibihano wari guhanwa Yesu yarabihanwe. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo, niyo mpamvu Yesaya yavuze ikintu gikomeye, aravanga igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we. Niyo mpamvu uyu munsi wa none nagira ngo wakire ubuntu bw'Imana bubonerwa muri Kristo Yesu. Wakire ubugingo, ngubu ni ukwemera no kwakira Yesu Kristo, ubugingo urabuhawe.
naho imirimo myiza ntabwo rwose yaguhesha ubugingo buhoraho. Muyikore rwose ni na ngombwa, biradukwiriye nk'abizera, ariko najya mbibutse ko nayo izagira agaciro nuyikora warizeye. Igifite agaciro kandi kinakomeye Imana ishaka abantu bamenya, ni mwakira ubugingo, kuko icyo nicyo cyavanye Yesu Kristo mu ijuru akaza mu isi, akemera kwambara akamero k'umuntu kugira ngo abucungure. Ngubu rero ubugingo, abantu bamwizeye bafite ubugingo buri muri bo, barabugendana nta cyabatandukanye n'ubugingo, kuko babuhawe n'Imana. Ntabwo ari iby'abantu bihimbira, ni ubugingo bahawe n'Imana. Ubugingo buhoraho buzabonwa n'umuntu wese wizeye akakira Yesu Kristo, akavuga ngo sinyishoboye kwikiza, Yesu nyize icyatumye nakaza ubugingo, ahubwo nakira igituma ngira ubugingo.